Bakunzi b'Isaro Life TV, iki gitoki nawe gitetse gutya wagikunda. Kiraryoshye cyane. Mbaza ngo harimo iki? Twashyizemo pavuro y'umutuku, ariyo bita red bell pepper, dushyiramo courgette, ugashyiramo n'agatungurusumu n'igitunguru. Nabyumva iki ni igitoki gikoze gutya nk'agatogo, ushaka kwirira agatogo kameze neza mu gitondo. Muri kukibona? Iki gitoki kiraryoshye, yumi, uzabigerageze nawe urebe. Ujyamo n'igitunguru, washyizemo n'urunyanya, ugashyiramo ka black pepper. Ebana, si ubu kuki ntabifashe ndi kubikora koko, ariko birahiye. Ndavuga nti ntabwo nabyihanganira, ngomba kuza nkabibereka. Iki gitoki kiba kiryoshye. Ndashyize utongera ibishyimbo, harimo courgette, muri kuyibona ihasi imeze neza. Nongeyemo n'agatangawizi, n'aka gasenda nababwiye kitwa chili pepper karimo.